nyuma nyine ngiye kubona nyine mbona umugore waraje. Wabonye umugore waje wari uhamaze kingana gute? Narimo amaze igihe kingana nyine nk'ukwezi. Ukwezi kumwe yari yaraguhisha se kafise umugore canke wari ubizi? Yajyaga ambwira ko ari umusore nyine yibana. Umugore wese yabaye yari mu kazi? Rero yaragiye nyine ngo muri gahunda z'akazi. Ngiye kubona nyine mbona umugore waraje. Yari umupasiteri. Ubona kangana gute? Yari nyine ari mu kwako nyine atari mukuru cyane. Arangije nyine turabana hacize nk'iminsi nk'ine. Yago twagiye gucumbikira birangira ukomeje ugumye we. Yahise aguha akazi se? Nyine yarambwiye ngo nyine ashaka kuma akazi nkajya nkora kajya memba nyine ku kwezi. Arangije arambwira nyine umunsi umwe nyine abaraje arambwira nyine ngo ashaka nyine ko turyamana. Ndamubwira ntabwo byashoboka. Nyine ashaka nyine guhatiriza ndabyanga nyine ndamubwira ntabwo byashoboka. Umupasiteri nyuma yo kugucumbikira yashatse ko mujyamana? Yanaelahi none se pasiteri ivyo nawe ajya bikora? Numvaga disi ya zarimuwe yakugiriye kugira ngo abe yagufasha kumbe ashaka kugusambanya. Nanjye nyine byarantunguye arabimbwira nyine ndabyanga. Umunsi wa mbere nyine aranyihorera nyine ndaryama. Undi munsi nyine ataha ari nijoro nka saa saba. Arambwira nyine kanangire nkusuhuza ndanakwifuriza kugira ibyiza mu bihe byago bya buri munsi ugira isaha ya magingo turi kuzuba. Namwe hiwanyu se muri kuzuba? Nizeye ko meze fresh, nizeye ko muri amahoro. Wowe uri mu Burundi, muri Amerika, mu mfuruka zigeze u Rwanda ndetse ku isi yose nkubwira ngo turagusuje kandi twifuriza kugira umwaka mwiza uzakubare uw'amata n'ubuki. Nkubwira ngo ni Murundi original special no pirate nyiti nama mu rugamba itakati yaso imana gare n'ubwo n'umuyaga menshi sometis original ko navyemeje cyenge ku muriro nagukuraho. Reka nkomeze mbashimire ku buryo muri ko muradu supporting. Nezere ko muzakomeza kudusapotinga nta kurambirwa. Ibiganiro byacu tubibagezaho mu birebe rega tubikora kubera mwebwe n'ingege ba boss n'ingege ba mawuje n'ingege ba databuje. Imbere ya kamera zacu ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, cameraman araza kumfasha se yicara aha nanjye ndacana n'umukiriya. Twege abatume gwacu tubitwa abakiriya. Amakuru meza. Umeze neza? Yego. YouTube channel twicayeho bayitwa Buja Vibe. Wayumvise? Subira mvugira ngo Buja Vibe. Buja Vibe. Umuntu kano kanya vyumvirije ntavyumvirize gusa anadushigikire. Fata ibikuba byacu bishire nge mu nshuti ziwe kugira ngo natwe dutere imbere rega natwe tuba tugomba kubaho neza nk'abandi bana. Yego. Umuntu imbere ya kamera zacu bamwitwa nde kugira ngo abantu bamumenye? Ansira. Ansira we mbabarira ndagusavye imbabazi mvuga ko ntazongera yaya narababaye narakubiswe. Ansi amakuru Ni meza. Yego. Umeze fresh? Fresh. Ansi wambwiye ko hari inkuru idasanzwe ushaka kugeza ku bantu. Nanjye numva ko inkuru ntayumva genyene nko mu journalist agomba kugeza ku bantu kuko byinshi bituba muri nosi habamo ibitubera inyigisho hakabamwo n'ibitubera ibibazo. So nago twahita turasa ku ntego tugenda mu nkuru y'umubabaro canke se inkuru y'ubuhamya dushaka kugeza ku bareka twe twigarira ku byinsi. Nkawe nka Ansira isi ya none uyibona gute? Ubona gute? Ubona ari sawa cyane. Nagitwaye. Ansira avuka he? Gisenyi. Arengize ngo giye kubesha kuko n'ubugiremo kuvuga byogere n'ibinyagisenyi. Ntabwo narishe. Abantu benshi bikundiriza imvugo zanyu sinzi dore namwe bakina muri sinema baje gukundwa kubera ururimi muvuga. Uvuga neza. Oyo nyene n'abandi ntago bavuga nabi ariko uburyo mu nyene muvuga wumva nyene biri different n'ivyandi bavuga kumva nyene birashamaje umuntu yavyumvereza. Ubundi biterwa n'iki kugira ngo wenda abanyagisenyi bavuge nkuko kuko numvisha abagisenyi na Musanze batavuga kimwe ni kubera iki? Nusi nyine Gisenyi na Musanze byavuga kimwe gute?
kuki se Musanze na Kigali batavuga kimwe none bose si abanyarwanda simbizi nyine tu ese twebwe iwacu i Burundi ko usanga intara imwe ivuga kimwe n'indi apana se baba Arsene baba ngo turogenda arahandi abitwa ba Arsene ngo turone bavuze ngo ejo tuzogenda ngo turogenda bavuze ngo nzoguhita ngo ndoguhitana abone bakama bone baba oya Arsene kadaro ubweru nawe ubweru gasogwe baba ngo ndoguhitana turoge eruyigi ansi amakuru y'Irubavu Irubavu tumeze neza nta kibazo Irubavu ngo ni wabo ngo w'amasho abantu benshi n'abantu benshi baje gutembera igihugu cy'u Rwanda benshi birukanye Irubavu Igisenyi ngo ni wabo w'amasho yego nibyo canke baba babeshye nibyo ni heza ni heza n'ahantu ho gusohokera cyane ansi reka twinjire mu mujya w'ikiganiro kugira ngo tureke kwicisha amatsiko kuko buriya iyo duteretse kamera tuba duteretse dufite impamvu twateretse tuba dufite inkuru zidasanzwe tuba dufite ubuhamya ndetse tuba dufite na gitumo ntawe bibagezaho na gitumo twebwe tuzikora kugira ngo twinjire mu murongo w'ikiganiro ansira ubuhamya yifuza kugeza ku bantu twamuha umwanya akabubabwira canke Asira twamuha umwanya Ansira akadubwira ubuhamya ashaka kwiza ese ni inkuru y'amasengesho wenda umunyamasengesho ni inkuru imeze gute kuko ugiye wambwiye ngo ibintu by'ubuzima we wabayemo n'ibiki n'ibiki gusa sinari kubyumviza agenye n'igihe nkunda gusangiza inkuru n'abantu banje nyine ni inkuru y'ubuzima bwanjye nyine naciyemo hagenze bite tubwire nyine nari mu rugo mbana na mukadata. Wari uri mu rugo canke ni igihe kimwe wari uri mu rugo canke wakuze n'ubuzima kuri mbana na mukadata nyine na mama papa yari yashatse undi nyine akajya mfata nabi. Icyo gihe se papa wajya gushaka undi mugabo mama wawe yari ahari yari yamwirukanye canke yari yaritavye Uwiteka? Nyine nje nakuze mama wanjye namuzi yitabye Imana nyiri moto babimbwiye nyine ko yitabye Imana nyine ndi muto cyane. Bivuze ngo nta nubwo namuzi. Shapore sana kabisa. Nyine papa aza gushaka undi mugore. Uraza kwihangana ariko mufite ikiniga cyose. Papa nyine aza gushaka undi mugore nyine akajya mfata nabi akanoteza nyine birandenga nyine maze kugira nyine maze kuba mukuru mu bindi by'abagore baba bareza abana batavyaye bagenda wenda ako ntago ari kuburi bose bamwe na bamwe kabisa barebwizwe na bamukase usanga bakoresha imirimo ivunanye wamureba bagakoresha umukozi uhembwa gukoresha uri umwana wo mu rugo kandi nguri n'umunyeshuri n'icyuri n'iki nawe nuko byakomeje bigenda. Nyine akajya mfata nabi akambuza kugenda nyine ku ishuri nyine akamba nyine imirimo nyine nyine mbese amfata nabi cyane nyine maze kwegera ruguru mo gake nabwo nyine hano hantu naguma nyine ndahava ndagenda urumva nyine ubuzima bwari bungoye ndagenda nyine ndangara. Waje kubona ko bitari birakorohera avuga ati jewe reka mfate ya mbere ndamubisa. Nyine ndagenda ko nabonaga nyine ari mubi cyane ashobora kuzangirira nabi cyane birenze uko nyine nabitekereza. Ubonaga afite gahunda kuzana guhana somo yapanye nk'ababandi. Ko nyine ajya akunda nyine kuniranya na papa wanjye cyane na papa wanjye nanyumviye nyine namu mwanya urumva nyine agenda nyine kari kenda kuzanyica ndavuga wagira ngo ahantu nyine kanigendere ndagenda nyine ndangara nawe uri kubyumva nago nari mbayeho neza. Umaze kuva iwanyu ahantu wagiye kwangarira wagiye mu Burundi muri Uganda wagiye Tanzania wagiye nyine nahuye n'umushiti wanjye arambeshya nyine ngo tugende muri Kenya nyine ngo azamfasha nyine tugezeyo nawe arana nyine yakubwiye ngo tujye muri Kenya nzagufasha mugeze muri Kenya arangije araguta arigendera. Arana aragenda ndi kumuha nyine mpagarara ku muhanda. Umushiti we yari umuhungu yari umukobwa? Yari umukobwa nyine gusa yari mukuru nyine andusha imyaka nyine urumva yari mukuru cyane arangije nyine ana ku muhanda ndi ku muhanda nyine mpagaze byanshobeye nibwo nyine naje kubona umupapa araza nyine n'imodoka. Mu masaha yasanga hapo umupapa
hari nka saa tanu z'ijoro hafi saa sita. Saa tanu z'ijoro saa sita uri mu gihugu cya Kenya nta famille imwe nta utanahazi. Ni n'ubwa mbere mageze nyine ndangije araza nyine arahagarara arambaza nyine kuri hano nyine kuko yajyaga avuga ikinyarwanda nyine aramvugisha kuri hano ndamubwira nyine gutyo urukumbona n'ubwa mbere ngize aha ngaha nta muntu n'umwe mpazi nta muntu nyine mbese n'umwe nyine ndamubwira ndamutekerereza arambwira nyine ngwino tujyane mu rugo njye kugucumbikira. Urumva nayandi mahitamo nyine nari mfite usibye kugenda nyine nkagenda aho nyine we mu rugo. Tuhagize nyine Yarakubwiye ati ngwino tugende mu rugo ndagucumbikira. Wabonaga ari umupapa wiyubashe. yego nyine mukuru. Imana ibahe umugisha desi. Nyine mageze nsanga aribana mu nzu wenyine. Yari umupasiteri. Wabonaga ngana gute? Yari nyine ari mu kakanya atari mukuru cyane. Arangije nyine turabana hacize nk'iminsi nk'ine nyine Yago twagiye gucumbikira birangira ukomeje ugumye we. Yahise aguha akazi se? nyine yarambwiye ngo nyine ashaka kumpa akazi nkajya nkora kajya memba nyine ku kwezi. Arangije arambwira nyine umunsi umwe nyine abaraje arambwira nyine ngo ashaka nyine ko turyamana. Ndamubwira ntabwo byashoboka. Nyine ashaka nyine guhatiriza ndabyanga nyine ndamubwira ntabwo byashoboka. Umupasiteri nyuma yo kugucumbikira yashatse ko mujyamana? Yanaelahi none se abapasiteri ibyo nabo bajya bikora? Numvaga disi yazarimuwe yakugiriye kugira ngo abe yagufasha kumbe ashaka kugusambanya. Nanjye nyine byarantunguye arabimbwira nyine ndabyanga. Umunsi wa mbere nyine aranyihorera nyine ndaryama. Undi munsi nyine ataha ari nijoro nka saa saba. Arambwira nyine duhura nyine araza kunyirukana nyine kurumva bwari bwije kandi nta handi hantu nari nzi usibye aho ngaho iwe. Ngaraza kunyirukana nyine mbona n'andi mahitamo nyine aramatiza. Yarakubwiye ngo nutabyemera ndakwirukana mwari no joro. Yinda gusohora hanze nyine ugenda. Ase ku cyana wabaye nyamaswa we. Nyine ndabyemera turahura. Asharaza kwihangana. Byarangiye wemeye kuryamana nawe. Nyuma yahise se abasi atuza abona ko yagufata nk'umugore canke n'ubundi ni kwa kuri kuko abapasiteri bakeneye ko bitagaragara yakomeje kwifuza ko bitagaragara. Je narinzi ko nyine ari umusore nyine wowe waje kuvyemera uvuga ati noneho basi ko ndabona yibana no umusore haye n'ikibazo runaka yenda twahita tubana. Nyuma nyine ngiye kubona nyine mbona umugore waraje. Wabonye umugore waje wari uhamaze kingana gute? Nari mamaze igihe kingana nyine nk'ukwezi. Ukwezi kumwe. Yari yaraguhisha se kafise umugore canke wari yajyaga ambwira ko ari umusore nyine yibana. Umugore wese yabaye yari mu kazi. Yagiye nyine ngo muri gahunda z'akazi. Ngiye kubona nyine mbona umugore waraje. Nyine birancanga bahita banyirukana. Buretse gato umugore we wakihagera bahise umugabo yaragushutse yazanye indaya nyine mu nzu nyine baranoteza nabo. Umugore arambwira nagacaka mu nzu yiwe nyine bose barafatanya baranyirukana. Ibyo bintu byose byakobaye byose umugabo yifuza kuryamana nawe birangira ugondojwe urabyemera. Nyuma yo kuvyemera hashize igihe runaka umugore ahitaraza kandi yaraguhishe ko afite umugore birangira bahise baranyirukana. Urumva abantu ntabwo nari mazi nyumva bite nabirancanga n'amafaranga. Ese kuki utabibwiye ubuyobozi? Uburyo yagusamanyije yarangiza akakwangeza ubuzima nyuma agatasha gutahanze. Nta muntu umwe nari mazi nta muntu mbese nari mfite nyine n'umwe mbese nabibwira. Numva nyine mbese nyine nararemewe nyine ibibazo nyine ubwo ndagenda. None se amaze kugusohora mu nzu ye wagusohoye nk'isanga pe? Bansohoye saa 8 z'ijoro. Basi se baragwaye amatike kugeza mu Rwanda canke ni kwa kundi nyene babango wago genda. Nta kintu kimwe bamaye nyine baransohoye n'imyenda yanjye ndasohoka nyine. Urumva nyine nawe urabyumva. Wavuye muri Kenya se ugera hano mu Rwanda gute? Naciye nyine ndagenda n'amaguru nyine bikancanga nkagenda ryama ahantu mbonye nkarara ahantu mbonye nibona nyine ndengera mu Bugande. Uretse gato wavuye muri Kenya urinda ugera muri Uganda n'amaguru?
Kazi none ubwo n'umwana w'umukobwa agenda arara hanze ndetse nk'aho ngaho bigira ngo n'abakozi b'Imana kuko urabona ahubwo atari abantu ba mbere Imana izahana nyine ntabwo ari bose ariko nyine to harimo bamwe baba bishushanya nyine bange bihisha mu bana wagiye n'amaguru wahagenze igihe kingana gute Kenya na Uganda nyine ko nagiye nk'iminsi 3 ko nyine numvaga naniwe ibibazo nyine byancanze nkaryama ahantu ngeze nkagenda ahandi ngeze nyine nkaryama nyine kwisanga wijyamira ku muhanda nyine ahantu ugeze niwe uhita wicariraho nk'ahantu hihishe nyine mbese nk'ukuntu ari kuntu bubaka nyine ukabona hari akuntu bubatse nk'agakondo ibizo bitararangira uko se wumvaga umeze ute nk'umuntu w'umukobwa uri muri ubwo buzima nyine nawe urabyumva nyine numvaga nyine mama wanjye nyine kuba yaragiye nkiri muto nyine none se ndumva urugendo wagenze kugira ngo ugere muri Uganda waje kugera mu Rwanda gutero sasa kuko hano kandi ndabona usa neza ufite agasuko ugaze neza byaje kugenda ngo ugere mu Rwanda nyine ari umuntu nyine nabwiye nyine ari abantu baba bafite imitima myiza nyine ntabwo abantu bose baba bameze kimwe nyine ari umuntu wambonye w'umumama nyine ambonye nyine arambwira si ko ndi kubona usa nabi kandi ukiri muto ndamubwira nyine mutekereza ubuzima bwose nyine arabyumva arababara arambwira none si intanga kutaha batari wanyu nta muryango wafite ni iki nagufasha ndabwira umfashije basi ukama nk'amafaranga nyine y'abari make basi ukanigira nkagera mu rugo nagushima ko numvaga nandi mahitamo mfite nyine gusubira mu rugo nkabana na mukadata urumva nyine yaramfashije aranigira mu dutike yamaye amafaranga nyine 50,000 yamaye amafaranga y'iwabo nyavungishije mu Nyarwanda nyine 50,000 ndaza nyine mu Rwanda cy'urukumbona none se kuva ugetse mu Rwanda basise kuko urumva uburyo wagiye udasezeye papa wawe udasezeye wa mukaso waje kubaturuka mu maso y'ino saha nagurahura nabo uracyafite isoni zo mu rugo nyine urumva biragoye cyane kubura mama nyine abayumva nyine atuje kuko nyine atambona bivuze ngo ino saha no urumva nta mahoro mfite washaka se ubujya guhuza n'uwo mu mama canke se oveye wawe basaka bagusubiza mu rugo reka komeza kuzerera ko ndubona umukobwa mwiza kandi amana araza kwerekana umukobwa mwiza usa neza umukobwa akwiye kuba wagira umugabo mwiza umugabo kwitaho ariko kumva ubwo buzima ntago ari ubuzima bukubereye kabisa wagerageza uburyo guhuza no famille yawe wenda giye nkaba nafunga umutwe ukamara nimero zabo nkabahamagara giye nkababwira ko ari umuntu kunuko nkumva uburyo niba koko umutima mubi wufite ntago bawugira hari kamera gere mu arukuntu ushamo mu ikosa umuntu kwamuganiza ariho kamera icyo gihe nta mutima mubi ntago yawugira kandi abizi ntago yakwemera ibintu atazabasha gushitsa bamukoze nyine pe nyine nkasubira mu rugo nyine ubuzima bwo kuzerera nabwo nyine ndaburambiwe ni iki wakisabira abantu badukurikiye pole sana ariko bafite agahinda kenshi nihe nama basi wagira abana b'abakobwa wenda bafata umwanzuro wo kugenda no kw'iwabo byagoranye bakagenda iyo batazi nihe nama wabagira kugira ngo wenda batazajya bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo nyine nabagira inama yo kwihangana cyane ko nyine ukuntu umeze nyine ndi kwicuza basi yo menya nkaguma mu rugo gufuma uhura n'ubwo buzima bwo mu rugo utagiye guhura n'ibintu mu gasozi basi nk'abandi mu rugo nyine nabigeragezo bidashi ikintu cya mbere nakubwira ni pole sana ko nta kintu narenzaho gusa ahantu hadukurikiranye muye mubona uburyo ubuzima bumeze ari ukuntu ugenda ahantu ugasanga uhuye n'ibizazane gusa kuba waragarutse amahoro wihangane umupasiteri nawe buriya Imana nawe Imana iramubona famille yawe nayo ndakeka niyo babonye kino kiganiro badufashe bakwakire mu rugo ko uri umwana nk'abandi niba nabatacyonje kino kiganiro uraza kuma nimero zabo ugenda bahamagare abantu badukurikiranye wenda iyo famille yiwe muzayimenya ko nanjye ndumutana niko ngomba kwigerera ahantu hose wakoze cyane gufata umwanya wo kumva ko waza kuvuga ubuhamya bwawe imbere ya kamera yacu nakoze nawe nyine ko mu mwanya nyine basi ndikumva ndubutse mu gake